Jewe Muhoza Hodari maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Namugisha Claudine umbera. Jewe Claudine Namugisha nemeje ko maze kumva ko icyo amategeko ategeka abashingiranye, nemeye ko atangira zamura ukuboko. Aya mashimwe na yawe Mana ngomba hagarika usubire kuba mwicaye hariya, mwamwicaye hariya, sibyo? Babarira gitifu badohorere nta kibazo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ukwiye gushimwa Yesu, ukwiriye kubahwa, ukwiye gushimwa Mwami, ukwiriye kubahwa. Nicyo uragikoze Yesu we, ukwiriye kubahwa, uciye agasuzuguro ka Satani. Imyaka y'ubukure hari kuba bigaragara ko ari ingaragu, cyangwa se yaba atari ingaragu akaba yarigeze gushyingirwa, akaba yarasesheje amasezerano, uburyo kamushyingira yitwa n'amasezerano. N'ibijyanye no kuranga abageni kandi ishyingirwa rikabera mu ruhame, itegeko riteganya ko ishyingirwa ribera mu ruhame, niyo mpamvu turanga tunarakurikira. Abarimo tugerageze gutuza, turi bugerageze kwihutisha igikorwa kugira ngo tubashe kubahura mu gihe z'indi gahunda. Rero amategeko ateganya ku bijyanye n'umuhango bitubwira ko ntawe ushobora kubyemera, ntawe ushobora gushyingirwa atabyemeye ku bushake bwe, yaba umugabo cyangwa umugore. Bivuga ngo abageni bari hano bose bari hano ku bushake bwabo, ariko nuza kuba ahari atarafite ubwo bushake baraza kubitubwira kugira ngo aza kumushyingira adafite ubushake. Hanyuma ikindi ni uko umuhango uyu nguyu ujyanye n'ishyingirwa ryemewe rihuje umugabo n'umugore umwe, umugabo umwe birumvikana, kandi rikorewe imbere y'ubutegetsi bwa leta. Ibyo nabyo ni ibyo twubahirije. Hanyuma abagomba gushyingirwa cyangwa se bagiye gushyingirwa mu myaka y'ubukure, imyaka y'ubukure tuganga harimo imyaka 21. Niyo mpamvu muza kwiyandikisha twabasabye ibyemezo by'amavuko bigaragaza ko yari mwavukiye, dore ko imyaka wiyujuje cyangwa se wirengeje nta kibazo. Ikibazo ni ukuba byaba biri munsi yacyo. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo hakajyaho n'umuhango wo kuranga abageni bari minsi 20, bato bashyingira ku munsi wa 21 cyangwa se kuzamura biremewe, ariko ntabwo gushyingira mbere y'iyo minsi. Niyo mpamvu mwiyandikisha mbere kugira ngo cyagiye tumara tubaranze abantu bamenye ko hari abageni bazashyingirwa kuri uyu munsi, bamenye itariki n'aho bazashyingirirwa, kugira ngo ufite icyo yagaragaza ko umuhango abe yakigaragaza ko ntabwo twashyingiye umuntu wihishwa. Ibyo rero binajyana n'uburenganzira bugirwa na buri wese ubifitemo inyungu bujyanye no gutambamira ishyingirwa igihe hari impamvu ifatika. Niyo mpamvu dushyingira abantu mu ruhame, kugira ngo niba hari uwo bibangamiye batubwira ati nyamuneka uyu muhango ugiye guhuza kanaka ngera kanaka aramubangamiye, nimuze kuwukora cyangwa se kubahiriza. Icyo gihe tubisuzumye tugasanga ari kwishingiro, ntabwo tubashingira, ikibazo kitarakemuka. Hanyuma rero nyuma y'ibyo nibwo noneho twihutira ibyo amategeko ateganya kugira ngo nabyo abageni babyubahirize nabo byubahirije. Hari ibijyanye n'amasano, abantu bashobora gushyingira bafitanye amasano y'urwandiko byabo ku buryo buziguye cyangwa ku buryo butaziguye.
buryo butaziguye cyangwa se muri direct ntabwo bishoboka na gato, aho ku buryo buziguye tugushingira ntabwo ushobora kwishingira kujya gusana cya karindwi. Ubundi abageni bari hano bakaba tubabaza buri wese akatubwira rimwe n'akanaka w'akanaka kujya gusana cya karindwi, noneho n'undi akatubwira cyo akareba ko nta muhuri, ariko turabona ko aba ari ikizamini turagendera ku byo muza kwizeza ko nta masano mufitanye. Hanyuma n'abari hano igihe cyose tutagaragaza ko ikibazo gihari igihe turabashyingira, ariko mumenye ko itegeko riteganya ko abantu bashyingira bafite amasano y'ubuvandimwe. Nyuma yo kubabaza rero mukatubwira ko nta masano mufitanye twemeye kubashyingira. Uyu muhango rero kugira n'inkurikizi urw'amategeko, ako ni inkurikizi nziza. Inkurikizi ikomoka kuri uyu muhango rero w'ishyingirwa ni ibijyanye n'inshingano. Inshingano ugira iyo umaze gushyingirwa. Ndababwira ko uyu muhango w'ishyingirwa rero ugira agaciro ryari, ugira agaciro nyuma yo gushyingirwa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mukimara kugaragaza indahiro yanyu ukabishyiraho umukono, uyu muhango urabugize agaciro kawo, bityo na za nkurikizi zikazitangira kubaho. Bwa burenganzira n'inshingano bashyingiranywe mugomba kubyubahiriza guhera uyu munsi. Rero ku nshingano cyangwa se muri rusange nababwira ko yaba inshingano cyangwa se uburenganzira, itegeko riteganya ko abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. Igihe cyo gushyingirwa, igihe babana n'igihe cyo gutandukana bibaye ngombwa. Tuvuga ngo inshingano tuvuga aha ngaha cyangwa se uburenganzira tuvuga hano, umugabo n'umugore barabinganya. Nta nshingano z'umugabo nta n'inshingano z'umugore ukwe, ahubwo inshingano murazihuriyeho kandi murazinganya kuko mumenya uburenganzira. Icyo usaba umugabo nacyo dusaba umugore, icyo dusaba umugore icyo dusaba umugabo. N'uburenganzira nabyo ni uko nguko, uburenganzira bw'umugabo bungana n'uburenganzira bw'umugore. Tugomba rero kubyubahiriza igihe mwemeje kubana. Ebereye ku nshingano ni nyinshi, ariko ndababwira iz'ingenzi. Icyangombwa ni uko mumenya ko inshingano muzinganya. Ntabwo turi gusaba umugabo bazubahirize umugore we utazubahiriza. Iyo abantu rero bamaze gushyingirwa hari inshingano nyinshi. Iz'ingenzi rero musabwa guha agaciro cyane, n'izindi mpamvu usaba kuzubahiriza, ariko izo mbabwira zishobora gutuma mutandukana iyo bari ngombwa. Inshingano ya mbere ni uguhana ibibatunga. Umugabo n'umugore bagomba guhana ibibatunga. Bashyingiranywe bagomba guhana ibibatunga. Rero iyo umwe muri mwe atashutse kuri iyo nshingano, mugenzi we ashobora kubimuregera, kuko niba ari ufite ubushobozi akanga gutunga mugenzi we baramurega. Ntabwo tuvuga ngo umugabo agomba gutunga umugore cyangwa umugore agomba gutunga umugabo, ahubwo buri wese afite izo nshingano. Niba mwese bafite ubushobozi mutunga urugo rwanyu, ariko niba umwe muri mwe adafite ubushobozi undi agomba kumutunga. Ni itegeko rero, ntabwo ari umwinginga cyangwa se abimubwiye. Agomba gutunga umwashakanye igihe adafite ubushobozi. Indi nshingano ni ukurera abana muzabyara. Inshingano zo kurera abana muzabyara, iteshejwe izo nshingano rero ushobora kubiregerwa bifitemo inyungu, cyangwa se na mugenzi wawe mwashakanye akaba yabikuregera, akaba igihe ushobora no kwambuka uburenganzira kurera umwana wawe kuko ari icyiciro, cyangwa se ukabihanirwa. Hanyuma mufite n'inshingano zo kubana. Inshingano yo kubana, abashyingiranywe bagomba kubana aho bagiye gutura akahajyana undi, kuko nibyo baba bumvikanye, nibyo baba barenganijeho igihe cyo gushyingirwa. Umugabo n'umugore bagomba kubana. Nta mugabo wemerewe kubaho kuba wenyine, cyangwa se umugore bawe kuba wenyine, kereka iyo babikoze babyumvikanyeho ku mpamvu zizwi bumvikanyeho. Ariko ibyo ntabwo bisobanuye ko niba mushingiye kuba hano i Kigali, ejo umwe muri mwe yabona akazi hanze ya Kigali ngo ntazajye atajyanye mugenzi we, ahubwo uzajyayo wamaze kumugisha inama umwana akamujyaho, kuko igihe cyose yabyanga ugomba kujya. Iyo ugiye akureba ko wataye urugo, yagaragaje rwose ko nta cyari kimujyanye, akureba ko wataye urugo, kandi guta urugo ni imwe mu mpamvu yatera gutandukana kw'abashakanye. Rero ni inshingano ikomeye mu rugo rwanyu, mu rugo rwa mwembi. Mfite n'inshingano zo gufasha ababyeyi banyu bafite. Iyo tuvuze ababyeyi aha ngaha, bumve ababyeyi b'impande zombi.
inshingano zo gufasha ababyeyi bawe, inshingano zo gufasha sebukwe na nyokobukwe igihe bakiriho bakeneye ubufasha. Inshingano iyo utabikoze rwose barabikurikirana. Umwana wacu ntadufasha, akazana wacu ntadufasha, cyangwa se umukwe wacu kandi afite ubushobozi. Inshingano nayo mwumva ko ari inshingano ikomeye, nk'uko ababyeyi bafite inshingano zo kurera abana babyaye. Iyo abo bana bamaze gukura nabo barahindukira bakagira inshingano ku babyeyi babo. Rero ibi nabyo byumvikane neza, mugomba gufasha abana, kurera abana banyu, ariko mukanafasha n'ababyeyi banyu igihe bakeneye gufasha. Hanyuma mukagira n'uburenganzira, ntabwo mufite uburenganzira bungana, mumenye uburenganzira ku mutungo wanyu. Igihe mwumvikana uburyo mwitamo ku micungire y'imitungo yanyu, tukaza kubabwira umutungo w'urugo ugomba gucurwa hisunzwe amategeko. Hanyuma mukanumvikana uburyo urugo rwanyu muzabiyobora. Itegeko rivuga ko abashakanye bafite inshingano, izo ni inshingano zo kuyobora urugo rwabo, uburenganzira munagira nabwo, kandi mwihitiramo ushaka kuyobora urugo, aho umuvugizi w'urugo. Itegeko ryavuga ko umugabo ari umutware w'urugo, ariko siko bimeze. Umugore ashobora kuba umutware w'urugo, ariko dushingiye ku muco kugira ngo ntawe birirwa babibwiriza, ariko ntabwo itegeko byanditse umugabo ari we mutware w'urugo. Mwebwe nimwe muzareba ufite ubushobozi bwo kuba yayobora urugo kandi akabiyobora neza. Ibyo ntabwo bikwiye kuba impaka, kuko mufite uburenganzira n'inshingano bingana. Hanyuma ikindi nabibutsa ni uko ntawe ushobora gushyingirwa mbere mu kigo. Niba usanga undi masezerano no gushyingirwa, ntabwo wemerewe gushyingirwa kabiri. Niyo mpamvu gusaba ibyemezo bigaragaza ko rikaraba. Turizera yuko hano ntawe uje gushyingirwa n'uwa kabiri cyangwa n'uwa gatatu. Icyo gihe tugusaba kubanza gusesera amasezerano. Hanyuma gushyingirwa kwari ku bushake, abashaka gushyingirwa atabyemeye ku bushake bw'uwo mugabo cyangwa umugore, tukaza kugira akanya kuza kubisuzuma. Ngeze babwira ko mufite uburenganzira mu micungire y'imitungo yanyu, kugira ngo babwire iki itegeko riteganya ku bijyanye n'imitungo. Itegeko riteganya uburyo butatu mu micungire y'imitungo y'abashakanye. Uburyo turababwira mukaza guhitamo bumwe, bukaba bwandikwa bakaza kubishyiraho umukono. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhano, bwa nyuma cyangwa se bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Uburyo butatu rero ni uburenganzira bwanyu bwo buhisemo, ariko ni na ngombwa ko abantu bagiye gushyingirwa bagira uburyo bahita mu micungire y'imitungo yabo. Ntabwo muvuga ngo uko ari butatu turumva twebwe butatunogeye ntabwo turi buhitemo. Igihe ntabwo bagushyingira kubera yuko ntabwo waba ugaragaje uburyo bise mu micungire y'imitungo yawe. Duhere ku ivangamutungo rusange rero, ni amasezerano mugirana ndavuga abashyingiranywe, kumvikana gushyira hamwe umutungo wanyu wose, ibyimukanwa n'ibitimukanwa, kimwe n'imyenda yanyu yose. Iyo muhisemo mu buryo bwa mbere rero, namwiyemeje ko muvanze ibyanyu byose. Ibyo mwari musanzwe mukiri ingaragu, ibyo muzagira mumaze kubana, n'imyenda mwari musanganywe, buri wese ku giti cye yarasanganywe, kimwe n'umutungo murabivanga byose. Uze kwishyuza umwe nta musange yishyuza n'undi, ntabwo kuko utuye umwenda si kwishyura ko yawufashe tutarabana, ahubwo nawe ukureba kuko ni umwenda w'urugo. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhano, ni amasezerano mugirana kumvikana gushyira hamwe ibyo buri wese yazanye igihe cy'ishyingirwa, kugira ngo bibe iremezo ry'ibihano, kimwe n'ibyo mwungutse mu mibanire yanyu mwamukorera hamwe, cyangwa buri wese akora ku giti cye, byaba se impano cyangwa ibizunguru. Iyo muhisemo mu buryo bwa kabiri, mwamwemeje ko muzavanga bya bindi muzashaka mumaze kubana. Muzashaka mumaze kubana. Hanyuma ibyo mwari musanganywe buri wese akabigira ibyo ku giti cye. Ibyo waba usanga mukiri ingaragu birakomeza bikaba ibyawe ku giti cyawe. Imyenda waba usanganywe irakomeza ikaba iyawe ku giti cyawe, ariko birumvikana hari ibyo mugomba guheraho. Hari ibyo muheraho, hari ibyo remezo ry'ibihano. Niba ufite inzu ebyiri ukavuga uti imwe ndayizana tuyifatanye n'uwo tugiye gushaka, indi komeze ibiyange ku giti cyawe. Niba ufite imodoka eshatu ukavuga uti ndazana n'imwe
izindi ebyiri ziraguma iwacu cyangwa se ziraguma ari izanjye, ntawe ugomba kuzifatanya. Icyo gihe ibyo muhereyeho rero birabarurwa n'ibindi byose bizinjira muri ubwo rugo igihe murabifatanya kuko muba mwamaze kubana. Nubwo byaba ari impano uhawe nyuma ya buno bukwe wamaze gushyingirwa, iyo mpano ibaye iwe. Niba se ari n'umwenda wafashe nyuma ya buno bukwe kuko turi wenyine ubaye iwe, ariko ibyo wafashe mbere yo gushyingirwa biba ari ibyawe ku giti cyawe. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu nabwo bwa nyuma rero, ivanguramutungo risesuye, akaba ari amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gufata neza ubwo rwaba bakurikije ubushobozi bwa buri wese, noneho bakagumana gucunga no gukoresha kimwe no kwikenuza uko bikwiye umutungo wabo bwite. Iyo mwisemo buno buryo bwa gatatu bw'ivanguramutungo risesuye, amwemeje ko buri wese aba nyamwigendaho umutungo w'umugabo ukajya hariya, uw'umugore ukajya hariya nta ihuriro, mwumvikana ko muzacunga urugo rwanyu hakurikije ubushobozi bwa buri wese. Icyo gihe umutungo wawe n'uwawe, uw'umugore n'uwe, ashobora kuwukora icyo ashatse, uwo ashatse abona ko ashatse, n'ubwo umwe muri mwe yaba atakiriho azungurwa n'abazungura be, ntabwo bashakanye ujya kumuzungura kubera yuko atigeze akora umutungo cyangwa se umutungo we wahuje. Buno buryo rero kimwe n'ubwa mbere nababwiye, yaba ubwa mbere bwa kabiri, kuko ari uburyo butatu, iyo ushatse kubuhindura birashoboka. Iyo ubu ngubu hari ibyo twari twabasabye mbere y'uko tubashyingira, muje guhabwa inyigisho z'ibanze, niba hari kuza guhindura uze kutubwira, kuko ibyo uri bwemeze uyu munsi umaze kubishyiraho umukono byo bigira agaciro. Rero ushobora guhindura ibyo waba waranditse cyangwa warasabye mbere, ariko iyo umaze gushyira umukono ku isezerano ujyana na mugenzi wawe, icyo gihe ntabwo wemerewe guhindura bwa buryo utanyuze mu rukiko. Icyo gihe ugaragariza urukiko impamvu ituma ushaka guhindura uburyo mucungiye n'imitungo yanyu, bikorwa bisuzuma twasanga bishingiye ku guhindura. Niba wari warahisemo ivangamutungo rusange, nyuma y'igihe gito wibana na mugenzi wawe ugashaka kujya mu ivanguramutungo cyangwa ivangamutungo mu hahano, bisaba ko ugana urukiko babikwemerera, bafashe umwanzuro awuzana baguhindurira aho biba byanditse. Hari rero n'ubundi buryo ushobora gutuma uhindura buno buryo, duhereye kuri buno buryo bwa gatatu bw'ivanguramutungo risesuye. Birashoboka yuko wahitamo buno buryo, buri wese akaba nyamwigendaho ku mutungo we, ariko icyo gihe afite inshingano zo gukoresha neza. Iyo bigaragara ko akoresha nabi, awusesagura, yenda awaya, yenda ukendera ku buryo ushobora kumushyiraho, ufite inshingano zo kuba wabihagarika wowe mugenzi we mu bantu, cyangwa se n'undi ufite inyungu. Watanga n'ikirego afitiye umuntu umutungo warawutunga nabi, arawukoresha nabi, ejo azaba ari umukene kandi yari afite ibyo atunze, yari afite imitungo, none ndasaba ko yakuba n'uburenganzira mukabumpa amucungira umutungo nk'uwo bashaka, cyangwa se bigacungwa n'undi muntu ariko ku buryo bugateganywa. Ibi rero impamvu mugenzi wawe mwashakanye ushobora gusaba ko yamburwa buno burenganzira, ni uko iyo umutungo wamaze kuwurangiza n'ubundi aragaruka akaba umuzigo wawe. Ntabwo uvuga ngo twasinye imvanguramutungo, none niba ntacyo ugira ngo nta nshingano mufiteho, ya nshingano nababwiye ko hano ibatunga ihoraho. Ni inshingano muhabwa, ni inshingano mugomba kubahiriza igihe cyose muba mubana, kandi mukayubahiriza mutitaye ku buryo mwahisemo mucungire imitungo yanyu. Waba warahisemo uburyo bw'ivangamutungo rusange, waba warahisemo uburyo bw'ivangamutungo muhahano, cyangwa se ivanguramutungo risesuye, ufite inshingano zo guha mugenzi wawe umutungo. Rero iyo umutungo we yawimazeho, uzasigara umutunze n'ubundi ko yashinga ntabivaho. Niyo mpamvu ufite inshingano zo kuba wasaba ko yamburwa uburenganzira, kugira ngo ejo n'ejo bundi akagaruka kubera umuzigo, asigara umutunze kandi yari afite ibye yakagombye kuba yarakoresheje neza, bikabafasha kubana neza. Ndagira ngo rero uburyo maze kubabwira burasobanutse, duhitiremo uburyo bumwe, noneho uze kwandikwa, muze no kubishyiraho umukono, aba ari bwo mu buryo muzajya mukoresha.
hari benshi bajya bagusaba ngo babikore mu ibanga, ariko abanga ririmo gushyingirwa bera mu ruhame n'ibijyanye nabyo byose bera mu ruhame, kugira ngo n'abaje barekeshe bumve uburyo mwahisemo, ejo hatazagira wivanga mu micungire y'imitungo yanyu, ejo hatazagira uza uyu mutungo n'umwana wacu wowe uramushakamo iki kandi mwarasinye ivangamutungo rusange. Kaduhere ivangamutungo rusange. ivangamutungo rusange kimwe n'imyenda yabo yose, kugira ngo nta n'impamvu yo kuwuvangura kandi mwemeje kuba umwe, ariko itegeko ribaha uburenganzira bwo kwihitiramo. Rero ibyo muhisemo ni uwamenyeye. Murakoze. Rero twihute tuganisha no ku musozo, kugira ngo babwire ko amasezerano mugiye kugirana, ndavuga abageni, ni amasezerano agirwa n'impande ebyiri, umugabo n'umugore, bakiyemeza kubana bakurikije ibyo bumvikanyeho kandi bakabana bakurikije ibiteganywa n'amategeko y'igihugu y'u Rwanda. Isezerano ni isezerano rero, iyo abantu bajyanye amasezerano banateganya uburyo bayasesa bibaye ngombwa, nubwo ntawifuza ko abashakanye isezerano bagiranye barisesa, ariko bibaye ngombwa bashobora gusesa. Irya rero isezerano ryo gushyingirwa riseswa, ibyo tugiye kubibutsa kugira ngo tugiye kubabwira kugira ngo mwirinde impamvu zatuma musesa amasezerano. Nimujya no kuyasesa azabe ari icyemezo cya nyuma igihe inzira zose mwagakoresheje zananiranye. Gusesa isezerano ry'abashyingiranywe rero ni gutandukana cyangwa se gutandukana kw'abashakanye. Itegeko riteganya impamvu abashakanye bashobora gutandukana, turazibabwira kugira ngo muzirinde, muzigendere kure, yewe n'igihe iyo mpamvu ibonetse zarangwe no kwihangana. Wihanganire mugenzi wawe, mworohere, unabanze ufata akanya ko kwisuzuma, urebe uruhare rwawe n'uruhe. Birashoboka yuko mugenzi wawe mwumvikira, birashoboka ko yagira ibyo atubahiriza mu byo mwumvikanyeho, ntabwo icyemezo cyangwa se igisubizo ntabwo ari uguhita usesa amasezerano. Ibanza urebe nawe uruhare rwawe ushaka kubifitemo n'uruhe, ndashaka ko wakwikosora nawe kwikosora, ariko iyo uhubutse binandukanye na mugenzi wanjye, nyuma rwose uricuza kandi biba byarangiye. Byiza rero ko wifatira umwanya ukabitekerezaho. Yewe yateganije impamvu z'ingenzi ebyiri, izindi zose zisobanuye ku izo ngizo. Impamvu ya mbere ni urupfu. Urupfu ni urwa mbere rutandukanye abashakanye. Iyo umwe mu bashakanye yitabye Imana, mugenzi we usigaye ari wenyine, aba ashobora kuba yanashaka n'undi. Iyo mpamvu ya mbere ntabwo nza kuyitindaho kuko twese tuyihuriyeho. Ntawe uzakubwira ngo uzabana ubuziraherezo, igihe kizagera mutandukane kandi ari ntawe ufitemo uruhare. Rero ntabwo nakubwira ngo urupfu uzaguhinda gutya kuriya, icy'ingenzi ni uko umenya ko ari rwo rwa mbere. Bibaye byiza yaba ari nayo mpamvu yonyine yabatandukanya, izindi zose ni impamvu zakwirinda. Indi mpamvu ya kabiri rero ni ugusaba ubutane ku bwende bwanyu mwembi. Bavuga uti ngewe kubera impamvu runaka ngiye gusaba ubutane ku rukiko ntandukanye na mugenzi wanjye. Iyi mpamvu urumva ko yakwiriye. Utagiyeyo ntabwo urukiko rwaza ngo batandukanye. Nta n'undi muntu uwo ari we wese yaza ngo uyu mugabo n'umugore babanye nabi ndabatandukanyije, bafitanye ibibazo ndabatandukanyije, ntabagiye gutanga ikirego, ntabagiye kubisaba. Urupfu nirwo rwonyine rubuza rwose, ntawe rugishije inama kubatandukanya, ariko ibindi byose ni ibituruka kuri mwebwe. Rero mwabyirinda. Ibyari rero abashakanye bashobora gutandukana, cyangwa harimo guturuka. Iyo umwe muri mwataye urugo igihe gera ku mezi 12 nibura, igihe mugenzi we abonye ko bibangamiye, ashobora gusaba ubutane. Agasaba ubutane rwose, agasaba gutandukana mugenzi we, kuko umugabo wawe no mubana, umugore wawe no mubana. Iyo rero utakibana urugo rumwe mu nzu imwe, igihe ntabwo bakiri umugabo wawe, ntabwo bakiri umugore wawe. Abashakanye bagomba kubana nigeze kubabwira, uturugo agenda mugenzi wawe atazi aho wagiye, igihe
gihe asaba ubutane rwose akaba yabuhabwa. Ikindi kwanga gutanga ibitunguru, bibanza gutanga ibitunguru ko urumva ko mugenzi atazicirwa n'inzara aho ngaho uzagira asaba ubutane rwose, avuga ati uyu mugabo cyangwa se uyu mugore yanze kuntunga kandi igihe nta bushobozi mfite n'ubu ufite, ndasaba ko muntandukanye nawe ko sinjya kwicirwa n'inzara mu rugo. Kugira ngo batandukanye rwose, izo ni impamvu mushobora kwirinda. Kubera iki wanga gutanga ibitunguru kandi ufite ubushobozi? Kubera iki uturugo? Niba hari ikibazo wakwicara mukagikemura, ariko n'uturugo rwose bizakubwiramo ko watandukana mugenzi wawe. Hanyuma akaba n'ibindi ushobora kuregera mugenzi wawe, hari nk'ubusambanyi bugaragaramo ubuhemu. Iyo urega bifite ibimenyetso bidakuka, nabyo byaba impamvu yo gutandukana kw'abashakanye. Ubusambanyi, ubuharike, ubushoreke, ibyo byose ni ibyaha byatera gutandukana kw'abashakanye. Ikindi ashobora kukuregera rwose bikanakubwiramo n'igihano. Guhoza undi ku nkeke, ntabwo wemerewe guhoza mugenzi wawe ku nkeke, yaba umugabo cyangwa umugore, nta n'umwe muri mwe wemerewe guhoza undi ku nkeke. Ibitutsi cyangwa ibisebyo bikabije nko guhora acunaguza mugenzi we, umunena, umuhisha no kumutera indwara z'ubwandu, n'ibindi bishobora gutuma rwose bigaragara yuko atabayeho neza muri urwo rugo, ashobora kugaragaza urukiko, akagaragaza ibimenyetso, agasaba ubutane. Ikindi ni ibyaha by'urukozasoni. Ibyaha by'urukozasoni, aho umwe muri mwe ashobora kugenda akijandika mu ngeso mbi, mugenzi we aca hariya ati dore umugore wa wa mugabo w'umujura, dore umugabo wa wa mugore w'umujura cyangwa w'umwicanyi. Igihe iyo ubona bigukojeje isoni ari igisebo kuri wowe ko byavuzwe na mugenzi wawe, utagishoboye kubyihanganira, ushobora kubishyikiriza urukiko rwose. Igihe rwose ntabwo nakomeza kubana n'uyu muntu, yarakatiwe, dore ibyaha bimuhama, inyuze hariya numva ari igisebo kuri njyewe. Iyo utagishoboye kubyihanganira rwose usaba gutandukana nawe. Ibindi ni ibijyanye no kuba wafata mugenzi wawe nabi, umukubita, umwigizaho nkana, umwiba ibimutunga nk'uko nayo yayabwiye, n'ibindi. Kandi ufite ubushobozi nabyo byatuma asaba ubutane akaba yakwanga. Ubundi urukiko nibwo rutanga ubutane, gusa iyo watsinze aricyo gihano yifuriza uwatsinzwe. Uwatsinze ashobora no gusaba urukiko guhanisha uwatsinzwe ibindi bihano, akavuga ati igihe ntabwo ashaka gutandukana nawe, nubwo muza ku nkeke cyangwa ukagira gute, ariko ndamusaba ko mwamuhanisha ikindi gihano, gufungwa, amande, gusaba imbabazi, n'ibindi n'ibindi. Niyo mpamvu babwira yuko icy'ingenzi ugomba kubaranga no kwihanganirana, ntazibana idakomanya amahembe. Iyo yose havutse ikibazo mukaba mwabasha kugikemura, mukagisha inama abaje abaherekeje, ababyeyi, inshuti, abavandimwe n'abandi abaherekeje uyu munsi, nibo bazakomeza bakaba hafi bakabagira inama muri buno buzima bushya bugiye gutangira. Ndagira ngo rero tuganishe ku musozo dusuzuma ibintu bibiri. Icya mbere ni ubushake bw'abashyingirwa, twabwira yuko ntawe ushobora gushyingira atabyemeye ku bushake bwe. Hanyuma icya kabiri ni no kureba niba nta muntu uri hano wakwifuza gutambamira uyu muhango, ataza kugira uwo tunigana ijambo kandi avuga ati uyu mugeni mugiye gushyingira, uyu mugore mugiye gushyingira, wenda hari umugore wanjye none mugiye kumuha undi mugabo. Iyo afite ibimenyetso abitugaragariza, nyamuneka kandi tumushyingire. Cyangwa se akavuga ati bariya abageni babiri, Patrick na Tereza, abazi bose, n'abuzukuru banjye, muramenye mudashingira abantu bafitanye amasano, ntabwo tubashyingiriye bitugaragaje. Cyangwa se akatubwira ati Aline uriya mureba yababwiye ko afite imyaka 25 ariko burya afite 18. Turabisuzuma twasanga amakuru yatanze ariyo tukabihagarika, ntabwo tuba twibushingiye. Icyo cyiza ari cyo gushingira ku muhango uturuka mu ruhame, gushyingirwa bibera mu ruhame, no kugira ngo n'abafite icyo bavuga kuri uyu muhango bakigaragaze, yaba ari ufitemo inyungu cyangwa se n'undi wagira amakuru atanga. Ariko turizera ko bari hano ntabwo azanywe no kuba yahagarika uyu muhango ku mpamvu ze bwite, ari impamvu ziteganywa n'itegeko. Hanyuma abagezi namwe rero, ubushake bwanyu muri buze kubugaragaza mu isezerano ryiza mwibugirana. Aho uri wese aza kubyemera ati nemeye ubushake bwanjye nta gato,
ko kanaka mbere umugabo cyangwa se nyirakanaka mbere umugore ukazabona uko twabyemeje kandi dukurikije amategeko abiteganya kugaragaza ubushake bwawe iyo ari nta bushake ufite rwose iryo sezerano riri kurijyana mugenzi wawe ni kimwe n'igihe ushobora kuba ufite ubushake ariko wagera hano ibi tumaze kukubwira ukumva uri wowe utabishobora wabyiviramo bikamo guhindura gahunda uburenganzira bwawe iyo wazagana ubutaha ubona wabishobora none aza kwiyemeza ibyo utazashobora biroroshye nta gikomeye kirimo ariko ujye mu bintu uzi icyo ugiye gukora ndizera yuko nta mpamvu n'imwe yatuma abageni badashyingirwa banavuga baje bayegeje abageni bari hano niba ari ntayo abageni rero reka basabe ko muza tugaragaze ubushake bwanyu noneho rino sezerano muri bugirane arabanza Odari na Claudine murigirane imbere bari mwihuse haraza kurikiraho Joseph na Donata aza kurikiraho Augustin na Marie Gorette hanyuma David na Esidie hanyuma Patrick na Teresa ngabandi twari tubasoma hanyuma ariko abaduhamagaye bagenda bakurikirana ko twabaguze wahindira abanza umugabo ku ruhande rw'ibumoso urafata ibendera ryo kw'ibumoso uzamura ikiganza cy'iburyo mwitwe riranguruye isezerano yawe ngabo niryo uza gusoma kandi wihangane usome ibyanditse unonyuranye nabyo turagusubirishamo sange ntibaye byiza njyewe Muhoza Odari maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe nemeye nta gahato ko wowe na Mugisha Claudine umbera umugore tukazabana nk'uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Claudine na Mugisha nemeje ko maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranye nemeye nta gahato ko wewe Muhoza Odari umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Joseph Hakuzimana maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Niyonshima Donata umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Niyonshima Donata maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko uyu Joseph Hakuzimana
wowe Joseph Hakuzimana umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Emera Auguste maze kumva cy'amategeko ategeka abashingiranywe nemeye n'agahato ko wowe Marie Gorette umbera umugore vuga amazina yombi Nyiranzeyimana Marie Gorette umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Nyiranzeyimana Marie Gorette maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Rwemera Auguste umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Tuyisenge David maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mukamutesi Ezidia umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Mukamutesi Ezidia maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Tuyisenge David umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. hazakurikiraho Desire na Epifania, hanyuma Jean Gabriel na Aline, hanyuma Rugamba na Nizi, Adrien na Rosine, hanyuma dusoreze kuri Roperi na Agnes. Atangira zamura ukuboko. aya mashimwe na yawe mana Bomba hagarika Musubire kuba mwicaye hariya, mwamwicaye hariya, sibyo? Babarira gitifu badohorere ntagira Twumvikane. twifuza ko bashima Imana ko twumvikane. Nyamuneka mwatuje twumvikana. ntariho Mutuze rwose twumvikane.
nawe baramwishe yuko zigaragaza gistroke nyawe twumvikane tubone gukomeza rwose turakomeza ariko mumaze gutuza ndagira ngo twongere twibukiranye kandi nta njyana yababwiye uyu ni umuhango wo gushyingirwa ukorewe imbere y'ubutegetsi bwa leta aga ari umuhango w'amadini sibyo ntidukwiye kuvanga ibintu rero sibyo hano harimo abantu bafite amadini atandukanye niba mushaka gushyingirwa ku buryo bw'idini rwose abaha umwanya akaba ariho mubanza kujya gushyingirwa twebwe tuzabakira muje gushyingirwa bimwe n'amategeko kandi muri bwubahirize ibiteganywa n'amategeko ngira ngo Patrick na Tereza ubanze mu bisuzume niba mwaje hano gushyingirwa bimwe n'amategeko mubahiriza amategeko niba atari ko bimeze rwose n'ababaherekeje twabasezerera mukazagaruka noneho mugiye gushyingirwa bimwe n'amategeko oya dohora igitifu reka tukurikizeho abandi bafite gahunda Karangwa Desire na Epifani yewe Karangwa Desire maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe umbera umugore wowe Mutuyimana Epifani umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya njyewe Mutuyimana Epifani maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Karangwa Desire umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.